buri muntu akwiriye gukora ibishoboka byose akagira mu nda hasukuye. Mu biganiro byinshi nkunze kubasangiza by'ubuzima ni kenshi mbabwira yuko indwara zose turwara ziterwa n'imyanda yaheze mu mara no mu gifu. Iyo umuntu akoze ibishoboka byose agasukura ibi bice aba yirinze indwara amagana n'amagana zashoboraga kumwogeraho uburimiro. Mu by'ukuri gusukura amara n'igifu ni ingenzi kuko bituma ibyo kurya bigogoreka neza, umubiri ukagwiza imbaraga kandi ukirinda indwara nyinshi ziterwa n'imyanda yabuze uko iva mu mara. Iyo amara atarimo imyanda umubiri uhumeka neza, uruhu rugacya, umutwe ugatuza kandi wumva ufite imbaraga zo gukora akazi ka buri munsi utarushye cyangwa uremerewe mu nda. Ibi byose bituma ugwiza ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Ibi byatumye nerekeza amaso ku bintu 12 byoroshye kandi byizewe bifasha gusukura amara no gutuma igifu gikora neza. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo ubuzima bwanjye nawe burusheho kuba bwiza kandi bufite imbaraga. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul ensenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mwigiriye neza, namwe muribonera yuko ibi biganiro bikenewe cyane kandi niba mwubahiriza inama ntahwema kubasangiza buri munsi. Mwamaze gutandukana na za ndwara zabahozaga kwa muganga gusa niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kwibanira natwe buri munsi no gusangizwa video twaguteguriye uwo mwanya. Uganiriye n'abahanga benshi cyangwa se inzobere nyinshi mu by'ubuzima zakubwira yuko ubutunzi bwa mbere umuntu afite mu isi ari ubuzima buzira umuze. Ubu buzima buzira umuze iyo ubufite ubasha kugera ku ntego zawe neza, kandi koko umuherwe cyangwa umukire cyangwa umuntu ukomeye utagira ubuzima bwiza abarutwa n'umukene n'umutindi ushobora kuryama agasinzira neza, ashobora no kurutwa na mayibobo iryama munsi y'iteme igasinzira neza. Kubw'ibyo murabona yuko ikintu cya mbere mukwiriye gushakisha mu isi ari ubuzima buzira umuze, kandi birashoboka mwitondeye ibyo murya, ibyo munwa n'imirimo mukora buri munsi, mugaharanira kurya ibyo kurya bizima. Ibi byose bisabyemo imiti yabavura indwara nyinshi abaganga bananiwe kubavura. Noneho mutire agatebe mwicare murambye maze muntege amatwi mbasangiza amabanga 12 yabafasha gusukura amara n'igifu mukarushaho kugwiza ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Ku mwanya wa mbere ni ukunywa amazi y'akazuyaze mu gitondo kare, drink warm water early in the morning. Kunywa amazi y'akazuyaze ukibyuka mu gitondo bituma igifu gikanguka, amara akisukura, imyanda ikava mu mubiri kandi bigafasha kongera imbaraga zo gutangira umunsi neza. Amazi y'akazuyaze warm water afasha no kongera umuvuduko w'igogorwa, umuntu akagira igogora ryiza, umuntu akanguhirwa n'ibyo akora byose. Ku mwanya wa kabiri ni ukurya ibintu bibisi cyangwa se imboga mbisi cyangwa se imbuto n'ibindi bintu umuntu yabasha kurya ari bibisi igihe cyose agiye kurya ibitetse. Eat low diet when eating cooked foods. Igihe cyose ugiye kurya ibitetse by'ibyo kurya bibisi. Kurya imboga n'imbuto bibisi mbere yo kurya ibitetse bituma igifu gifunguka neza, bikongera fibre mu mubiri, bikagabanya ubunini bw'ibyo urya kandi bigafasha amara gukora neza no kwirinda kwituma bigoranye, icyo bita constipation. Iyo umuntu yariye ibyo kurya bibisi abasha kwituma neza. Ku mwanya wa gatatu, gukunda kwiririrwa imbuto gusa iminsi 2 mu cyumweru. Eat fruits only 2 days a week. Kwiririrwa imbuto gusa rimwe na rimwe bisukura amara burundu, bigaha umubiri imbaraga zituruka kuri sikiri isanzwe cyangwa se isukari karemano ituruka mu mbuto bita glucose cyangwa fructose, kandi bikarinda umubiri gutwikwa n'ibyo kurya biremereye. Akenshi ibyo kurya twatetse biba biremereye umubiri. Iyo umuntu yariye ibyo kurya bibisi mbere yuko abirya arushaho kwanguhirwa akagira ubuzima bwiza.
Ku mwanya wa kane ni ukubahiriza amasaha hagati y'ifunguro n'irindi, nibura hagati y'ifunguro n'irindi hagaca amasaha ari hagati y'5 n'7. Respect the interval between meals of 5 to 7 hours. Uru ni urufunguzo rwiza rwo kugira ubuzima bwiza. Gutanga umwanya uhagije hagati y'ifunguro n'irindi bituma igogorwa rikorwa neza, bigasukura amara neza, kandi kwirinda kurya kenshi bituma igifu kibura umwanya wo gukora cyane. Noneho iyo umuntu yariye neza, kubahiriza ibihe byo kurya, igifu kiraruhuka kandi kikarushaho kugwiza imbaraga zo gukora akazi gishinzwe. Ku mwanya wa gatanu ni ukwirinda kurya nimugoroba burundu. Avoid all suppers. Kurya nimugoroba bituma igogorwa rihagarara kandi igifu kikaremererwa. Kwirinda ifunguro rya nijoro bituma umuntu asinzira neza, igifu kikisukura kandi bikagabanya ibinure no kubabara mu nda. Umuntu akarushaho kugwiza ubuzima bwiza, umutuzo, bitewe no kwirinda iyi ngeso. Ku mwanya wa gatandatu ni ukwitarura burundu ibyo kurya bikorerwa mu nganda. Stand aloof from processed foods. Ibyo kurya byatunganyirijwe mu nganda biba bikize ku mavuta mabi, isukari nyinshi n'imvange za chemicals cyangwa ibinyabutabire bitandukanye. Ibi byose byangiza igogorwa. Kubyirinda bituma amara akora neza, igifu kikagira imbaraga nyinshi, kandi umubiri w'umuntu ukarushaho kugwiza ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Ku mwanya wa karindwi ni ukurya bike uko bishobotse kose. Eat as little as possible. Ahangaha reka mbasangize ihame rya Mahome washinze idini ya Kiyisilamu. Yavuze yuko igifu cy'umuntu kigizwe n'imigabane 3. Umugabane wa mbere ni uw'amazi, uwa kabiri ni uw'umwuka, uwa gatatu ni ukwiriye kujyamo ibyo kurya. Aravuga ati ukwiriye kurya kuri gahunda kandi ukarya ibyo kurya bikeya bihwanye n'umugabane wa 1/3 cy'igifu, kugira ngo undi mugabane ujyemo amazi maze undi mugabane ujyemo umwuka. Abantu rero mu buzima tubayeho buri munsi bagira amakosa yo gutsindagira ibyo kurya mu nda, ugasanga umwanya w'amazi wabuze n'umwanya w'umwuka wabuze. Niyo mpamvu bamara kurya ugasanga bacitse intege, bari guhondobera, buzuye umunabi. Wanywa amazi akabura hajya, akivangavanga n'ibyo kurya, imyanda ikabura uko yava mu gifu. Ubu ni uburetwa bubi umuntu akwiriye kurwanya. Akwiriye kurya ibyo kurya bikeya. Kurya byinshi birushya igifu, bikabuza amara gukora neza kandi bigatera constipation cyangwa kwituma bigoranye. Kurya bike ariko bifite ireme bituma ingingo zose zibona umwanya wo gukora neza kandi bikongera ubuzima bwiza bw'amara. Ku mwanya wa 8 ni ukugabanya ibyo kurya bikize kuri acide nubwo byaba ari bizima. Reduce acidic foods do health. Ibyo kurya bikize kuri acide bitera ibibazo by'igifu n'amara. Kugabanya ibyo kurya bikize kuri acide bituma amara abona amahoro yo gukora neza kandi bikagabanya uburibwe bwo mu nda. Noneho gabanya indimu, inanasi, amacunga n'ibindi bintu bikize kuri acide, ubirye ari bike cyane kugira ngo ubashe kugwiza ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 9 ni ukwirinda isukari yo mu nganda kuko itera constipation. Avoid industrial sugar because it causes constipation. Kurya isukari nyinshi na constipation ni agati k'inkubirane. Ni ukuvuga ni inshuti zidasigana. Umuntu ushaka marakora neza akwiriye kwirinda isukari mvaruganda. Muri aka gatabo gatoya mfite kitwa Nurtire Vivante, ku rupapuro rwa 36 bavuga yuko isukari mvaruganda iteza ibibazo byinshi. On estime que 9 personnes sur 10 souffrent d'une carence en sels minéraux. Abahanga bavuga yuko abarwayi 9 ku 10 barwazwa no kubura imyunyu ngugu, et surtout d'une carence en calcium provoquée par une consommation exagérée de sucre, kandi bakabura n'umunyu wa calcium bitewe no kurya isukari nyinshi mvaruganda cyangwa se mpiratano y'inganda, et par un manque de crudité, no kutarya ibyo kurya bibisi. Barakomeza bati le mot suivant résulte
avatu de l'absorption de sucre. Indwara nyinshi zikurikira zikomoka ku kurya isukari mpiratano mvaruganda, harimo mal de tête, fatigue, irritabilité, kuribwa n'umutwe cyane, umunaniro, kwivumbura cyangwa se kubana n'abandi nabi, tendance aux déficiences de la colonne vertébrale, kwibasirwa n'indwara z'uruti rw'umugongo, depression, agahinda gasaze, manque de volonté, kutagira ubushake bwo gukora imirimo yawe, perte de mémoire, gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe cyangwa amazinda, constipation, kwituma bigoranye, impuissance, ubushake buke bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa uburemba, carie dentaire, indwara z'amenyo nko kuvunguka kw'amenyo, indwara zo mu mavi bita arthrite, neurose, indwara z'imitsi, débilité mentale, ubumuga bwo mu mutwe, et même suicide, no kwiyahura. Manger du sucre favorise toutes les maladies. Kurya isukari mvaruganda bitera indwara nyinshi. Umwanditsi w'iki gitabo aravuga ati je prétends que le sucre blanc est plus nuisible à la santé de notre peuple que l'alcool. Njyewe navuga yuko kurya isukari mvaruganda bitera indwara nyinshi kuruta iziterwa n'inzoga. Ngaho munyumvire, umuhanga w'ubuzima akwiriye kubigabanya kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 10 ni ukwibanda ku mikati yuzuye, target to eat whole breads. Imikati yuzuye ibirimo fibre nyinshi yongerera ubwonko gukora neza, igogora rigakora neza kandi karinda kwituma mu buryo bugoranye, bigatanga imbaraga zihamye z'umubiri muri rusange. Ku mwanya wa 11 ni ukwirinda kuryamira cyane niba ushaka kugera ku ntego zawe. Don't oversleep if you want to achieve your brilliant goals. Niba ushaka kugera ku ntego zawe nziza, irinde kuryamira uko bishobotse kose. Kuryama cyane bigabanya imbaraga, bikadindiza igogora kandi bigatuma umuntu arushaho gutakaza imbaraga, aho kugira ngo umuntu agwize imbaraga yaryamiriye ziragabanuka. Kuzinduka bituma amara akora neza kandi bigatuma ugera ku ntego za buri munsi mu buryo bworoshye. Intambwe dusorezaho ya 12 iragira iti ni ugukoresha umunyu muke cyane kandi ukawureka niba urwaye. Use little table salt and avoid it if you are sick. Umunyu mwinshi wangiza impyiko, wongera ibyago by'igifu kirwaye kandi ukagabanya uko amara akora. Gukoresha muke bishoboka cyangwa kureka byongera ubuzima bwiza bw'amara n'igifu. Reka mbabwire, niba uri umurwayi irinde umunyu, turungisha ibyo kurya. Muri iki gitabo mfite cyitwa Nourriture Vivante, igitabo cyanditswe na Ernest Gunther w'Umudage, avugamo ibyago bikomeye byo gukoresha umunyu wo mu gikoni, cyo bita le sel de cuisine. Avuga amagambo akomeye agira ati le sel de cuisine provoque la soif. Abantu barya umunyu cyane bahorana inyota, niyo mpamvu abantu biyahuza ibinyobwa bitandukanye nk'inzoga, icyayi, kawa kandi atari bizima, biba byatewe n'umunyu. Kandi nubwo wanywa amazi menshi ntabwo ashobora kuvanaho icyaka cyatewe n'umunyu. Nibyo avuga muri aya magambo ati il faut boire pour la calmer et pour se désintoxiquer puisque il est encore étranger. Iyo umuntu yariye ibyo kurya birimo umunyu mwinshi baba bimusaba kunywa amazi menshi kugira ngo awugabanye, kuko iyo umubiri wabonye umunyu mwinshi uwufata nk'uburozi cyangwa se ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu ari ingenzi kuwugabanya cyane, cyangwa umuntu akarya ibyo kurya bike, ibyo kurya birimo umunyu mukeya. Avuga amagambo akomeye ku rupapuro rwa 42 ati on peut affirmer que le sel de cuisine s'il utilisé dans la proportion exigée par la science culinaire de nos jours. Shobora guhamya yuko umunyu wo mu gikoni nubwo wakoreshwa neza ukurikije science y'imirire igezweho muri iki gihe, favorise chaque maladie qui présente, utera buri ndwara yose ishoboka. La guérison de près année retardée. Iyo umuntu akunda kurya umunyu agakomereka, ibikomere bitinda gukira ndetse n'inkovu z'umuntu zirushaho kumwibasira. Le problème du sel peut être résolu par le régime de crédit. Niko avuga, iyo umuntu afite ingaruka yatewe n'umunyu wo mu gikoni, yabigezwaho no gukunda kurya ibyo kurya bibisi. Murye umunyu mukeya kandi niba mwararwaye muwureke.
bonasi nsoza iyi video, niba ushaka ubuzima bwiza kandi bwuzuye itoze kubyuka unywa amazi y'akazuyaze, nihashira isaha urya ibyo kurya wizeye ko ari bizima, wongere unywa amazi mu masaa 6 bya nimugoroba, wirye utarengeje saa 9, nijoro ntugire ikintu ukoza mu kanwa, uzagira ubuzima bwiza bwo gusinzira neza no kubyukana imbaraga, kwiyumvamo umutuzo ndetse no kurangwa n'amarangamutima meza no kubana na bagenzi bawe neza. Muri make uzagira ubuzima bwiza uko bukeye nuko bwije. Inshuti muvandimwe, ngushimiye kubana nanjye buri munsi, gusa niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho gutera intambwe zo kugira ubuzima bwiza bitewe nuko uzajya ugezwaho video naguteguriye uwo mwanya. Ahasigaye nababwira ngo bye bye, kwa heri, au revoir, tuzabonana muri video y'ubutaha. Shalom, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Mujye mwubahiriza impanuro tubasangiza buri munsi, muzarushaho kugwiza ubuzima bwiza.